murakoze. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu umuntu agira kwihagararaho mu buzima, kabone n'ubwo ari muri situation ikomeye akihagararaho kugeza yisohotsemo. Nkuko tubizi hari abantu bagera muri situation runaka ugasanga ibibazo biramurenze, byaba kwiyakira, kwihangana no kugerageza kwitwara neza bikamunanira ku buryo ashobora no kugera kuri rwo kwiyahura. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyo umuntu aba agomba gukora cyangwa se ibyo agomba kwiringira kugira ngo agaruke hewani, areke guhura na cya kibazo cyo kuvuga ngo ashobora no kugera kuri rwo kwiyahura. Icya mbere ni ukwiyemera no kumenya agaciro kawe, aribyo bizwi nka self esteem. Ibi ngibi byasobanuwe cyane n'umuhanga mu by'imitekerereze yitwa Nathaniel Branden. Yavuze ko umuntu ufite self esteem nziza amenya agaciro ke kandi akabasha kwihagararaho niyo anenzwe cyangwa asebejwe mu ruhame. Urumva ko kabona n'ubwo wasebywa mu ruhame ntibigakuvemo icyo kintu. Hari ukuntu umuntu agera muri situation ngo sheri yanyanze, ngo nasebye, ngo abantu bari babizi, ngo babimenye. Aha rero uba ugomba kwihagararaho bikomeye cyane mu Kinyarwanda, ku buryo byanze bikunze ugaruka hewani ibintu ukabisubiza ku murongo ntibikugereho izo ngaruka. Icya kabiri ni uburambe umuntu yanyuzemo mu buzima, aricyo cyitwa resilience. Uburambe umuntu yanyuzemo mu buzima. Iyi ngingo yizweho cyane n'umushakashatsi Amy Warner. Yagaragaje ko abantu banyuze mu bibazo bikomeye ariko bakabasha kubitsinda mu buzima, babasha kugera ku bintu byinshi cyangwa se n'ibindi bibazo bikurikira babasha kubyihanganira. Ahangaha hari igihe umuntu ahura n'ibibazo ugasanga biramugoye cyane, biramuvunnye, kwikaruma biramunaniye, ariko akenshi binaterwa na your background cyangwa se aho wanyuze n'ibibazo waciyemo mu buzima, bishobora kuba byaragukomeje cyangwa se bigakoroshya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So biba ngombwa rero ko umuntu agirwa inama hano yo kugerageza akajya akora ikimeze nk'imyitozo cyangwa se nk'ikimeze training zo kwikomeza, kugira ngo nihagira n'ikibazo kimutera abashe kugitsinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dukomeje twihuta, icya gatatu ni imitekerereze myiza, positive thinking. Iyi myumvire yasobanuye cyane cyane n'uwitwa Martin Seligman. Yavuze ko abantu bafite optimist cyangwa se optimism, kureba ibintu mu buryo bwiza, bagira icyizere mu buzima kandi bakihagararaho niyo bahuye n'ibibazo. Ahangaha ni ukuvuga ngo ni ukugerageza ukajya ureba ibintu muri positive way, positive thinking. Ibintu byose ntuzinduke unenga cyangwa se ukwiticizinga kuva mu gitondo kugera nimugoroba, icyawe ari ukunegura gusa. Hano rero uragirwa inama yo kujya ugerageza ukagira positive thinking cyangwa se ugutekereza mu buryo buri positive, aho wirinda nyine kujya uvuga ngo ibi byacitse cyangwa ngo uhore uri mu bantu barimo bagurukana ibintu ngo ntibigenda neza. Uragerageza ukaba uri mu bantu bashobora gushima ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo ni ikintu cyiza gishobora kugufasha kugira ngo ibyo utekereza cyangwa se n'ibyo urimo bitakuvanga. Ubundi hari igihe wiha ibyo kunegura ibintu ugasanga urimo uranegura n'ibitari ngombwa, ugasanga situation urimo wishyiramo si necessary kuyijyamo. Hari ukuntu yishyira muri situation bitewe n'ibintu urimo uranenga cyangwa unegura. Tuvuge si uko umuntu aba atabona ibitagenda neza, ariko nta giteka ryose wajya uhora uvuga ku bitagenda neza, mu gihe burya ntibigenda neza bihari cyangwa se ntibinagende neza, ariko kabona n'ubwo ibintu bya bitagenda neza ntagomba kurangwa no guhora unenga cyangwa se unegura ibintu. Ubwo rero iyo ufite positive thinking ushobora kubasha gutsinda ibigeragezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbere yuko dukomeza n'ikintu cya kane, umuhanga icyo yabivuzeho kugira ngo umuntu adasebera mu ruhame bikamutera ikibazo cyo kuba yabasha no kwiyambura ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nagira ngo mbashimire abakoze subscribe, hanyuma nshimire n'abantu barimo bakomanta badutera courage, abadusabye kugira ibyo duhindura twarabitekereje, ngira ngo mwarabyumvise nk'ibyerekeranye n'ijwi aricyo twabikozeho. Biracyari urugendo nk'uko natangiye mbibabwira, ariko tubirimo. Ubwo rero nagira ngo mbasabe favor, batarakora subscribe bayidukorere, ntacyo bitwaye rwose. Umusanzu wanyu cyangwa se subscribe yanyu ni inkunga ikomeye cyane. Twihuse dukomeze n'ikintu cya kane, aho kivuga ngo uburebure
n'abantu umuntu akuriramo. Tuvuge ahangaha byavuzwe n'umuhanga witwa Albert Bandura, yagaragaje ko imyitwarire y'umuntu n'icyizere cye cyangwa se self efficacy biterwa cyane n'ibyo yiga ku bandi bamukikije nuko bamushyigikira. Bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo uburere buruta ubuvuke, aho uvuga ngo abo mubana cyangwa se abo mwakuranye ikigare ugenderamo usanga ari ibintu bishobora kugira ingaruka nyinshi cyane mu gufata ibyemezo. Tuvuge nimba usebeye mu ruhame ukaba ushobora kugira uburyo byitwaramo, ntiwumve ko ibintu bicitse cyangwa se ngo ube wagera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki rero Bandura atugira inama y'uko umuntu agomba kwita cyane mu guhitamo. Burya nta wihitamo aho avukira, ariko ushobora guhitamo abo mukomeza kugendana, especially uri urubyiruko, uri umusore, uri inkumi se, ushobora guhitamo abo mushobora kujya mugendana, kikaba aricyo kigare cyawe bitewe n'ibyo ubona bashobora kukwigisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse kandi hari ikindi kintu cya gatanu aricyo gisa naho gisoreza ibindi, cyitwa kwitoza no gukura mu mitekerereze, cyitwa growth mindset. Ugomba guhora iteka utekereza gushaka gukura mu mitekerereze. Ntukajye ufata ibintu bitacitse nk'ibyacitse ngo ufate ikintu kiri aho cyoroshye ukigira intambara. Ibi byasobanuwe n'umushakashatsi witwa Carol Dweck. Yavuze ko umuntu wemera ko ashobora kwiga no gutera imbere uko agerageza kenshi arushaho kugira icyizere no kudacika intege. Uragerageza ukavuga uti nshaka gukura mu bitekerezo byanjye. Ibi ngibi bisa n'uruziga rw'amafaranga ari nayo bonus track ndi bubahe mu kanya. Ubundi iyo uzi ko ibintu uzi bishobora kugira icyo bikumarira nibyo ukora, cyangwa se ugashaka ubumenyi kugira ngo wagure ibyo uzi uba ari byo ukora. Iyo ugiye kwinjira mu by'abandi ngo nuko n'abandi babikoze, aho uhita rwose ubihiramo cyane. Aha rero usabwa cyangwa se ugirwa inama yo kugerageza gukora mu by'imitekerereze, uhindura system of thinking, ukagerageza kugrowinga in mind cyangwa se in mindset muri rusange. Bikaba rero bishobora kugufasha gukomeza gusavayivinga, kabone nubwo waba wasabeye mu ruhame cyangwa se muri situation itari nziza, aho bishobora kugufasha ugakomeza ugasavayivinga, ntibikube byakugeraho za ngaruka zituma ibintu byawe bitagenda neza ngo ube wagera no ku rwego rwo kuba wakwiyambura ubuzima. Kuko nk'uko tubizi abantu bagiye babikora, umuntu rwose bikamurenga akavuga ati genda ndiyahura. Aha rero tugiriwe inama n'abashakashatsi batandukanye, ariko icyo dusabwa muri rusange ni ugukura mu mutwe cyangwa se kutavogerwa n'ibintu ibyo ari byo byose bibonetse ngo bishobora kukudistabinga. Yego isi y'uyu munsi ntabwo yoroshye, ariko icyo dusabwa ni ukugerageza gutekereza cyane ndetse no gukora cyane, twirinda ibishobora kutuvangira, twita cyane ku bishobora kutwubaka. Nka bonus track rero hari ikintu gihatse ibindi gikomeye kigendanye n'ikigare umuntu agenderamo, kuko ubundi ikigare ugendera nicyo kigufasha kwagura ya mindset. Ya mindset rero yaguye ujya mu bintu bitari byiza cyangwa se bibi, bishobora kugufasha kugera ku kitari cyiza ndetse no kuba wagera ku rwego rwo kwiyahura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inama rero tugirwa aha ngaha ni ukugerageza kurinda ubusugire bw'ibyo dushobora kwiga cyangwa se twakigira ku bandi, tugerageza guhindura ikigare ndetse no kugerageza gukura muri mind ngo tubone uko dufata ibyemezo bizima. Nsoza nabashimiye cyane ko mukomeza kutwitaho, ariko nabasabye favor ya subscribe, muyikoze biraba ari by'ingenzi cyane. Murakoze. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, ariko mushobora gushyira muri comment ikindi mwumva twaganiraho, kuko abahanga n'ibitabo byinshi byerekeranye n'abo baragiye bavuga ku ngingo zitandukanye turabifite. Murakoze, ciao ciao, ndabakunda.